Hari ikiganiro twakoze ku muntu wo muri FDLR wakwandikiye yifuje kugira icyo avuga. Ngusomere message yanditse. Somera nanjye mbe ndebe iyo yanyandikiye hano. Bari baratubwiye turi ikibumba yuko hari imashini isi cy'abahutu Gisenyi. Hari ukuntu ngo wabutera abanyarwanda ubwo ugaragaza ko FDLR ikaze hari. Ninge se Lieutenant Kano ryarasa. Ninge wavuze yuko Gatari ari cyanzarwe. Birazwi ko ari igihe izo FDLR nk'eshanu ziza muri Nyungwe. Abahungu bagahangana nazo nko kuva mu gitondo kugera ku mugoroba. Murahangana ukabona yuko atari mwendere ntago ari nka FDLR. Nanago ntago ari nka FARDC. Bari hejuru kuri FARDC cyo bari munsi ya FARDC ku bushobozi. Amakuru mfite nuko hari n'uwo bigeze bafata basanga afite imyitozo yakuye ku mugabane w'Uburayi no ku bihugu bitandukanye bitoza kosi ya komando. Ayo mahema bavuga ya Gaston ati turabonamo nk'atatu. Ni sama hema atatera igihugu. Atari ko tuba tuyabona. Atubaka no kwereka ati dora amahema bateye yo ni ari umurobere wese ushaka gutera igihugu ararunwa burya no muri RPR ukuntu bya nuganuzwe tina amazuru manini by the way yana ngo yagarutse bamusatuye amazuru cyagiye u Rwanda kabari yayoboraga ingabo hariya barabakukumbye bagenda babazana twirwaga twambaye simoko cyane niko bayitaga uriya mudacumura ati yaratuye ku ihema nk'irya gatatu turutse kuryo nge ntuyeho rero uwo mugabo no mu FDLR ahubwo ugerageza kubikwepa no kubihakana. Twongeye kubasohoza mwebwe abakunda kandi mukurikira ibiganiro kuri Twisanzure TV aho muri hose kwisi uko mubitwereka. Uyu munsi nanone tugarutse mu biganiro by'ubusesenguzi turi kumwe na Apotre Mutabazi. Yongeye kugaruka uko mwagaragaje ko ntacyo mu munenga kuri Twisanzure TV. Karibu Apotre. Murakoze ko makariba ariko buriya no kumunenga bagomba kumunenga bamwe bakamunenga abandi bakamushima. Uzabe nk'ikiganiro Donald Trump yakoze kuri CNN cyangwa se kuri Fox News urebe muri comments uzabona ko bose batemeranya nawe. So abanyarwanda tugomba kwaguka mu bijyanye no kwemera criticism no kwemera. Hari ikiganiro twakoze ku muntu wo muri FDLR wakwandikiye yifuje kugira icyo avuga. Ngusomere message yanditse. Somera nanjye mbe ndebe iyo yanyandikiye hano. Yaranditse ngo dore uko ibintu bimeze. Mutabazi ameze nk'uwahahamutse. Ibi avuga arabeshya kuko je ne suis pas membre de FDLR. Gusa kuba yarabonye ko nkoresha nimero yo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ngo ubwo ndi mu FDLR. Mbese umuntu wese batumva ibintu kimwe no mu FDLR. Gusa kuba naramubwiye ko adakwiye kubona ibintu byose mu FDLR ngo ubwo ndi mu FDLR. Sindi umu FDLR, sindi umuyobozi muri FDLR. Umubi ni n'uwakwereka izo message avuga ko twamuhamagaye nibura akakwereka ko rimwe y'iyo nimero arabeshya cyane. Nagerageje kumwereka ko adakwiye gutera abanyarwanda ubwoba nka FDLR ari abantu bibitangaza nkaho koko bashobora kugira imbaraga nk'izo abaha. Ni muri iyo mvugo nabimubwiyemo ahubwo nabo umugabo koko akaba atabeshya muzamubwira bereke SMS nibwo muzivumburira the truth of things. Murakoze cyane murakarama. Uyu mugabo ati sindi umu FDLR. Byabara amahire kuko niba ari umugabo cyangwa umugore. Byabara amahire kubera ko nta nubwo twifuza ko abanyarwanda bava mu FDLR. Sibyo. Kabiri avuga ikinyarwanda neza. Azaza i Kigali. Erega tunakora ikiganiro twicaranye avuga ati sindi mu FDLR. Sibyo se? Ariko nimba zikata atava no mu Kongo ngo yambuka agere Gisenyi. Ntangira gukemanga ubundi ari mu mashyamba ya Kongo akora iki? Ariko naye hano erega ari kuvugana n'umusesenguzi najyane gake. Icya kabiri ari kuza ahubwo avuga ngo nakoze rero ya typing. Kuko ngiye message naberetse ziri clear ntago ari nyinshi. Fata ikiganiro waranyizwanekaho ngo kuki udutinya cyane uhera he uze kwereka abanyarwanda. Kuki udutinya cyane uhera he koko tuza umutima. Kiretse yavuga ngo hari ukuntu smartphone wandika wenda uvuga ngo kuki ubatinya cyane uhera he koko tuza umutima. Iyo yandika ngo kuki ubatinya cyane uhera. None yanditse kuki udutinya cyane. We yanditse kuki udutinya cyane. Yavuze yuko navuze yuko ngo bampamagaye nigeze nkubwira ijambo bavuga ko mpamagara koko. Wavuze ko bakwandikiye. None se ko message ari nimwe namwandikiye ngo iki nta n'ikindi cyarenzaho. None iki doho nshatse kumva sobanura. Ahubwo ubusobanuro agiye kubuha wowe n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko imana namwandikiye ngo iki akamusobanuro wenda agasanga typinze nabi
natwe bijye bitubaho ukandikira umuntu ijambo rigahita rihinduka irindi none nigera rihindukira ijambo ry'igishego so ugaza gusanga ugomba kweswiswa nashaka kwandika gutya so nta byabayeho rero uwo muntu ntago ari mukuri cyangwa se wenda yagiye kuvuguruza ibintu atanagiye kuri message yanditse ko yanditse nuko iri havuga ko ngo udakwiye gutera abanyarwanda ubwoba nka FDLR ari abantu b'ibitangaza hari ukuntu ngo waba utera abanyarwanda ubwoba ugaragaza ko FDLR ikaze hari ninjye se Lieutenant Kano ryarasa ninjye wavuze yuko Gatari ari cyanzarwe ninjye wavuze se ko ngo bari ku mipaka hose ninjyewe none se ubwo kucyata wenda Kisekedewe gutera abanyarwanda ubwoba nk'umunyapolitike yabikora ariko niba umuntu avuze ko abantu binjije grenade mu Rwanda bazi n'inzego dufite uko zihagaze ayo makuru yose ntago ninjye wagiye nyashyira hanze ayo makuru ntago wagiye icya kabiri kandi birazwi ko hari igihe izo FDLR nk'eshanu ziza muri Nyungwe abahungu bagahangana nazo nko kuva mu gitondo kugera ku mugoroba ariko nabo bari bake byose arigiye ajaza nka butatu cyabune wagira ngo babuhazi tabe ariko mutaba hari abasirikare bajya bagenda ari batatu cyari bane binjira mu kindi gihugu nyine ubwo babikora nka FDLR ariko Nyungwe ntagari cyamba nk'ayandi byo byitondamo ariko wabonye ko bashyizemo amakamera habarimo n'abahungu batoje cyane gendamo cyane barimo n'abahungu batoje cyane so anyina b'u Rwanda nabo bari ku burinzi nabo bagahanga nabo ntago bazana igitero cyo kuza kubakuramo kuko urumva ni ubuhungu bune n'abanyarwanda bari nka batandatu ariko umuntu kumva arakubwira ati murahangana ukabona yuko atari Mwendre ntago ari nka FDLR nabo ntago ari nka FARDC bari hejuru kuri FARDC cyo bari munsi ya FARDC ku bushobozi amakuru mfite nuko hari n'uwo bigeze bafata basanga afite imyitozo yakuye ku mugabane w'Uburayi no ku bihugu bitandukanye bitoza kosi ya komando kame mu muntu uri mu mwuga iyo ubonye undi muntu ni nko kwenda uri umunyamakuru ukabona CNN ubona ko ari urwego ariho n'urwuriho nawe ukavuga uti ariko biri gusa n'abanyarwanda bo batoje ku rwego rwa komando aho nshatse kuvuga ngo ibi bintu bya FDLR abantu se navuga ngo iki wenda wabwira ko kuzayitera ariko iyo umuntu atangiye kujya yifora ngo azatera u Rwanda sinzi niba u Rwanda rubona yuko ari Mwendre twakinyora twamera nkaho cyane cyane igisirikare cyacu cyamufata nk'atanabaho kikamufata nk'atabaho n'ikibiha agaciro ariko iyo babwiye abaturage bati mwitonde cyane binjije grenades minisita akavuga ati bari abantu bari hirya ntimubarebe mvuge ngo ni bene wacu ntibashaka kubakana n'abanyarwanda ahubwo barashaka gusenya ibyo twagezeho no kwica ubuzima bw'abantu so ibyo rero ntago ngewe njya nicara ngo mbifate nkaho ari ugutera abanyarwanda ubwoba cyane cyane ni nkuko wenda use bintu keta nubwo yavuze ngo M23 ngo ni nkaho ari conventional army ngo n'ibisirikare by'ibihugu bimwe na bimwe rusha kuba organized bivuze yuko wavuga ko M23 yakanga u Rwanda cyangwa yakanga America no ntago iyo mvuze ko FDLR ifite umugambi mubisha banshatse kwemeza yuko ifite imbaraga ziruta z'u Rwanda ntaho biba bihuriye abantu ntibagira ubwoba noneho uyu nanjye ariko ntabwo none se ufite wagaragaza ubwo bwoba nyina uko nuko ni nko kwenda twavuga ngo none se uko leta irimo ituburira ku bakono n'aharya babandi bandi nabake abanyiragote abakono n'abacyari undi mu rwego nawo uhari abandi abitwa abakonya nimba leta iri kutuburira nimba leta iri kutuburira hari hajemo amatiku biri kuzana muri za kidaho aya n'amatiku yajemo ariko abakonya bo barisa ariko wumvishe ko minister ari kuvuga ko arabiye nibyo nabyandi bavuga ngo ari muri bari ba kidaho ko yabinyujemo umunyapolitike ngo hari amashyirahamwe yarahari ngo natwe tuyarimo yakoresheje iryo jambo sinzi niba baramwumvisha nawe yuko ayo mashyirahamwe bari bamuhamagaye kuri telefone witwa abayidive so ati natwe tuyarimo ariko tuza kureba ese hirya y'imbibizi ibyo tubona ayo mashyirahamwe aramara iki abanyarwanda ati tubona ko bigomba guhabwa undi murongo no gucyahwa so ibi byose rero nagaruka mvuga ngo ko bari kutuburira ku bakono nuko abakono se bafite imbaraga z'umurengera z'igitangaza oya
ibyo ngibyo cyetse nanone navuga ngo reka tuvuge ko leta yacu cyangwa se ari RPF cyangwa se ari executive cyangwa se nka guverinoma irimo ikuririza abakone donc iyo ushaka kubaka igihugu wirinda kugira ikintu usuzugura ino faut pas être naïve. Rero uwo muntu wavuze gutyo biroroshye azaze hano i Kigali cyangwa se agaragaze proof zijya herukira i Kigali ntago ari bumubwire uburyo avuga ikinyarwanda hari bumubwire ko ari umukongomani. Kabiri kuko yavuze ngo dutinyira iki mu kiganiro hari harimo ibintu bibiri gusa cyangwa se bitatu ahari. Nari navuze kuri opposition ya Green Party, ibyo byose ntago ari muri Green Party. Nari navuze kuri ku bakono navuze kuri FDLR kandi no gusubiza ntiyavuze ko wenda ari umukono yaba ari umukono yavuga ati navugaga burya abakono nuko yumvisha ibindi mu kiganiro ibintu byari birimo byari biri clear. So kuvuga ati rero yabonye ari nimero yo muri Kongo umuntu sinzi ahubwo icyo yashaka kugeraho agucaho icyo yashaka kugeraho niwe ukizi ashobora kuba yaranyandikiye inyandiko yanditse nimba itaribeshye kandi yaba yaratypinze nabi nkamubaza ngo iki ari kuvuga nanditse nabi iryo jambo nashaka kuvuga kuri na kuri simpakana ko byashoboka ushobora kwandika ubatinyira iki bikaba udutinyira typing yawe igahita ikora automatic collection ikabyita udutinyira iki. FDLR mbanyikabiriza ubwarayizi kuko abano muri Kongo ahubwo natubwire FDLR niki aho gatumye ngiye kuvuga amakuru ntari naravuze. Ngewe nahuye n'umuntu umucoracora wa Rubavu yari yaje kuburana ibintu by'isambuye. Okay, ni inzu umuntu yagurishije nyine ibintu nk'ibyo ngibyo kandi aza gutambamira nyine muri services z'ubutaka kugira ngo atazamwandikwaho. Nyine ari ukuntu byari bimeze ndi kwanga gutanga details zatuma wenda banamumenye. Ndangije ndamubaza niko kuri umucoracora ujya Kongo aravuga ati sinagiye ko bambwiye yuko nge ndamutse ngiyeyo n'indeshyo yanjye n'ukuntu ngaragara donc mfite look umuntu wese yashobora kwitanga ya gitutsi ati bankatakata mu duce. Ese hari abandi bacoracora bagiyeyo ati nyine ndangura n'abacoracora bavuyeyo ati nk'urugero turangurira inkweto ati ayo mahema bavuga ya Gaston ati turabonamo nk'atatu ni sama mahema atatera igihugu ati ariko tuba tuyabona atubaka nakwereka ati dora amahema bateyeyo ni ariye. So icyo ni kimwe. Ndagenda mubaza se amakuru noneho y'abantu bagiye kuri side ya Kongo muri icyo gihe nyine Gaston yashyize y'amahema umbwire bagarutse muraganira se ntabwo bamufite tubwe bwikize ati ko tuzwara DF biturinze ati rwose ntabwo batoza dufite igisenyi ubundi ko tabizara aho bita mbuga ngari iri mbuga ngari y'abantu umupaka nyine ubure ureba nkari ya hirya. So noneho umama mbuga ngari arambwira ati hari abantu bagiye ni se bagishwayo niki ati nyine abenshi bagiye kubavuga ati singaragara nk'abatutsi okay mwari magambo ngaragara nk'umuhutu niba nambona wenda sinifatanyije nabo nka FDLR ariko nibambona baranandika nigire ushaka ibirayi. Ndamaze leta nta kintu yabakoreye kugira ngo mutazajya mwambuka ahantu hari urupfu. Kamwe muri bara FDLR ntimumbwire yuko ari abana beza muhura bakaguha amazi ukanywa. Arambwira ati nukuri bica abantu iyo bagufashe atari gihe bakurekura atari ko bagufashe bakakubonamo ishusho rwose bakekera ubututsi ati nta gusigara ati none hari nigiye muhura banywe itabi ryinshi itabi arangatoya n'abahungu barahaza itabi ndetse abantu bahaga itabi bakajya ku mupaka bagashinga amahema ati nge ntekereza ko bahaza urumogi ariko burya umurobere wese ushaka gutera igihugu ararunywa burya no muri RPR ukuntu byanuganuzweho ntacyo bitwaye wenda bari kwitinyura ikibi ni ideology murimo icyo si iryo tabi ni Kigali turabagira mu itabi. So arangira arambwira ati hari umumama w'inshuti yanjye ati yagiyeyo ati barangije baramufata ati umu FDLR amufata amuniga gutya arangira arambwira ati ntago nita kuri umututsi cyangwa umuhutu ati zana ibyo ufite byose. Umumama arambwira ati nari mvuye kurangura ibitenge by'ibihumbi 100 ati basi waretse nkaguha amafaranga makeya ariko nkajya nanya hajya gushaka ibirayo ndatoya byose bisige. Umumama ngo yaje rero ko ari kavuga ati n'igishoro kiragiye ariko mbabaza ngo leta ntacyo yakoze kugira mutajya mujya hirya aho ngaho mu gihe umva hari urupfu. Yarambwira ati badukize matsinda mbese bakoze nkabira bya Nyabugogo ku bantu bashaka kubakura mu muhanda nk'abazunguzayi ati bagatanga amafaranga bagashyira matsinda mbese arambwira ati barabikoze pe ni kwa kundi gusa abantu iyo babibakoreye wenda hari icyo yungukaga akabona ni kinini usanga yasubiyeyo atari ko leta yatanze amafaranga mu matsinda yegeranya abantu bose bambuka bajya gucoracora
muri Kongo igerageza kubafasha kugira ubucuruzi noneho bwo mu Rwanda buciye mu nzira nzima. Ndamubwira se nta zindi ngero uhisheyo cyo kuzageza arahagarika ko yaratanye nabonye byinshi ntangira kwandika muri telefone akambwira se uri kumfata amajwi ndavuga yandagira ntazabyibagirwa n'ubu nshatse nabikwereka hano nabyanditse ndagira ntazabyibagirwa havuga inkuru ko zitari ariko ninjya kubivuga ati se ntiwanteze ibibazo navuga ninjya kubivuga nzakura mere mazatuma bakumenya uko ngiye inyandiko nayanditse ngo kabacora nayise ngo kabacora ba Rubavu babonye FDLR. Ni inkuru ndi kwandika ndivuga zivuye mangaha. Mu byo nibuka wenda ntarebye mu byo nanditse cyane yarambwiye ngo hari ukuntu muri Kongo bajya kuri moto ari babiri nge mbizi mu Uganda Kongo ntabyo nzi mani magambo nimba biriyo bumve yuko wabimbwiye gisinjya Kongo. Arangije arambwira ngo hari ukuntu moto aragushyira kuri moto muri babiri ati hari abantu bagiye kuri moto ari babiri noneho wari uriho nyine inyuma ari buvireho hafi avaho ngo nyine ageze umwe hajya akakomezanya nawe agwaza urajyaye wowe urajyaye agatwara bari mu kujya mu nzira imwe cyase akabati ndabanza ngeze uyaha nkate nkujyane nawe aho uri kujya. Arangije ngo uwari uriho amaze kuvaho umugabo hasigaraho umugore n'uwo motari uwo motari ahita ahagarika moto imbere mu gihuru cyase ahantu ari igihuru aramubwira ati wowe uri umututsi kazi ati kandi ntumbeshya ati kuko numbeshya ndakwica. Uwo n'umotari uri gutwara abantu bavana ku mupaka cyase kuri panya bacamo abajyana aho bajya gucora. Arangije ngo mama mugahita atitira amuga ati cyo koze sinkubeshye ndi umututsi kazi ibyo pe atari ko nje gushaka ibirayi by'abana mbabarira. Ndangije aramubwira ati ngewe ntumbaze impamvu yakoze iyo confession anga ati ngewe mvuka urumva nyine wari umugabo wo muri za 50 ningahe kuze. Aramubwira ati ngewe mvuka mu Bugesera ati batutsi bo mu Bugesera ati nanjye sinzabonisha umubare uko bangana ati imyaka yose kuva 94 nyuma zana muri Kongo. Aramubwira ati ntabwo ndi bukwica atari yumbeshye atwambwira ngo uravanze ngo urumuhutu ati ngenze kubareba ntabwo ari kungendana. Arangije nibo cyoze ntabwo yambwiye nimba uwo mama yarasuye kuri moto ngamugeze iyo yaragiye ariko uwo mama yarambwiye ati yaragarutse umubwiye ngo subira Kongo. Noneho ibimba ndi kuvuga nimba yumva mbeshya ntago ari gutera abanyarwanda ubwoba kuba basa abantu barigize nk'abarushimusi cyangwa se nk'ingegera z'inguguzi ubuze ntara batera ibyuma abantu muri Kigali. None se uvuze ko abantu bari gutera abantu ibyuma muri Kigali wabuteye abanyarwanda ubwoba ahubwo ubushatse kuvuga ati buri muntu wese niyirinde. Iyo mvuze nk'ibi ngibi mbabwiye abantu ngo wikambu kujya Kongo uko yiboneye cyane cyane none uciye mu nzira zitarizo hari umutekano muke ngo ugiye gucorashora noneho. So noneho arangije uwo mudamu ngo ntagisubirayo ngo hari n'undi mugabo izo story ndi kuvuga ni story bagenda bakaverify zaba zitari verifiable uwo mucoracora nkamuzana hamugani usigaye uhimba story kuri FDL ngo byungura iki. Noneho arangije uwo mama arambwira ngo hari umugabo wagiye yowe ngo afite n'amasurugo manini by the way donc urumva hari usanga ngo banywe itabi bya bintu byo bwango turice abatutsi gusa bakabikura bakabishyira ku ruhande yana ngo yagarutse bamusatuye amazuru. Yarambwiraga rero nkahita numva nibyo bintu kubimbwira mu magambo ndi guhita nsa n'ukora image yabyo namaze none bavuze yuko bamuzijije iki ijambo bavuze cyetse ne cyane ntago nahita mpfa kurimenya ari umuvara bafashe shingo bateo ya ngaho reka tubasimbuka nahavuze bagiye kuri motari babiri na hano nahavuze nuko yamubwiye ati ubuzima bwawe mfite uwo ngo nyine wari kumoto ngambwiye ngo ubuzima bwawe mfite mu kiganza iyo mbeshya nari guhita nkwica. Umama Kongo ayirebera kore niyo wamuha iki ntiyasubirayo. Nabaje umama icyo akora mbwa ko umuzunguza afite abana batatu bafite imyaka 36 reka masimbuke. Hari umugabo waje bamushwanyuye amazuru bati tugiye kuguha ikimenyetso kuvuye muri Kongo. Arangije uwo mugabo atanga testimony ngo umugabo bari barajyanye gushaka akazi ka gifundi bashaka ubuzima we yari umututsi baramwisha. Uwo mugabo ahubwo azagaruke cyangwa nazi Kigali akora ikiganiro avuga ati Mutabazi n'umubeshyi. Izo stories zose avuze ntazabaye zikozwe na FDLR kandi nanone yiyumve ko ibyo kubivuga so kuvuga yuko uri gutera abanyarwanda ubwoba yabara abakongomani bavuga ikinyarwanda ugumye mu Rwanda nta cya FDLR bazamutwara none niteka ryose ahubwo nukuburira bajyayo avuga ati mwitonde habanze hagaruka umutekano. Ariko nanone tugomba kwanza kwibaza bari abantu bajya gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi yabibwiye ati turabo muri FDLR
cyangwa n'abajenosideri. Okay, FDLR irumvikana igizwe n'abantu abenshi bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Icyo cyo ntago nakimubajije ngo mubaze ku cyo bita FDLR. Wenda ubwo nuko icyo kiba ariko wenda naza kwandikira kwa WhatsApp, wenda ndamutse mugeze nkamubaza kuki, ariko wenda byamugora ko wabonaga ari gutinya kumbwira ngo ndi kwandika. So akambwira ati nuko yagutwika cyangwa uranteza abantu, ariko nkamuganira rwose nuko ngo nkangura abanyarwanda babwire ko ishyamba atarigera batagomba kugiyo hirya mu gihe na leta irimo iba support. So iyo dukora ikiganiro nk'iki ngicyo turushaka kugira ngo dukore iki. Si ujye ubona banditse muri za comment wenda umuntu akoze ikiganiro kuri FDLR ngo nabana batahe wabo wana. Ukumva aribo barabivuga, abari burayi bitwa opposition nabo barabishyigikiye, nabana batahe wabo. Urabizi ko nabajya ngo FN yemere kuganira ngo ifungure. Hari n'uwatwandikiye muri comment avuga ngo bafite impunzi barinze ngo gushaka gutaha. Bazirinze iki? Zirinze nyine ngo FDLR hari impunzi barinze. Ibarinze iki? Nibavuga iki barinze kameme? Ibarinze FDLR ko M23 yo yishyiraho umutwe ivuga ngo turarinda bene wacu, tubarinda FDLR, tubarinda za Nyatura, nabo babarinze iki? Ese ubundi baje mu Rwanda sibwo babarinzwe kurenza muri aya mashyamba? Hari ibintu rego umuntu atanga ubusobanuro ukabona yuko namatakira ngo ni ukubeshya, ni za propaganda, ni ibinyoma. Erega bibuke yuko aribo basize batubwiye ko inkotanyi zifite imirizo n'amatwi bazaze bayatwereke. Je ntago nyankunda umuntu ubeshya abaturage kuko dejazo warazibonye. Zo narazibonye. Bari baratubwiye turi ikibumba yuko hari imashini isya abahutu Gisenyi. Ntayo ndabona. Wayibonye azaza tubwire. Noneho nimba banavuga ko batigeze bayitubwira turi mu nkambi kibumba, ubwo none tuzashaka abandi bantu ko ngene numvisha abantu benshi bavuga ko iyo mashini bavuga ko ihari. Nizo politike zubakira no kuvuga ngo abantu ngo nabavantara ngo kandi abantu baravuye mu Rwanda 59 bagashyiraho constitution ivuga ngo nta muntu ngo nta muntu wa president ngo ari umunyiginya. First of all ndumva aricyo bari bavuze, baza kubikuramo, ariko baranavuga ngo umuntu udafite ubutaka mu Rwanda, utarufite ubutaka mu Rwanda ngo 63 ngo ntaga ari umunyarwanda, ngo nta nubwo afite, ngo nta n'ubutaka barirwa mu Rwanda, kandi bazi ko batwikirana 59 kandi basize ubutaka. Uyu munsi ubutaka bwa Rukokoma ngo yarahamagaye abonye minu bumwe ari kwigorora ngo ari muri sport ngo cyajya kiwe nimba ari seneje nimba ari yihe ngo yinanurira imbere yabwo ngo bamuhaye amakuru kuri WhatsApp, wenda abahamagaye abayobozi bahati ko numva ngo Dr. Bizimana ngo ari mu isambu yanjye ari kwitambagira. None se umuntu ukora sport ajya mu isambu cyangwa wenda yari ku gahanda kari imbere yayo? None nimba n'isambu ariko koma nta urayihinga, nta urayubaka, batarayikatamo ibanza ngo bihera bakene, bo niki cyatumye nimba batarafite heza niringaniza. So ibyo byose rero nshatse kumwereka yuko ninge mutabazi uri kubeshya nabandi se ndi kubishyura ko mwambeshye yuko hari imashini isya cyangwa mwambeshye ko abantu bafite imirizo. Duture faso iyo ni politike y'urwango, kwangisha abanyarwanda abandi. Mu byukuri rero uwo nguvuga ko barinze oya Patrick Muya yavuze ko hari abanyarwanda bagiye 9 kandi bagera mu 2023. Nge rero njye nkunda no kuvuga ngo uwo mware wose nge mbita FDLR. No, cyangwa se kabite potential FDLR. Kubera iki? Wagiye muri Kongo 94 uhamayo kabuki. Nimba satari yishe. Ndabizi ko rwose abashiti banjye bagiye bagera za Badorite na hehe, ariko cyagiye u Rwanda kabari yayoboraga ingabo hariya barabakukumbye bagenda babazana. Abo rero bari bazi ko hari impamvu zituma bataza mu Rwanda, bari itsimbye bishoboka. Uwo rwose yambwiye ati naje mu ndege uko twari turi ntabwo ari kugaruka n'amaguru. Kuko ngo twarahunze nari ikibumba we yarari ahantu bita Mugunga. Niwe njya mbaza story za Mugunga kanga ati Mugunga yari nka ka militaire. Ari mu Rwanda we. Ati kuko wabonaga 80% abibyumba hari. Ati 80% twigirwaga twambaye simoko cyane niko bayitaga. Ati abantu bafite imbunda zabo mahema yabo. Ati kandi ari mbizi yuko uriya mudacumura ati yaratuye ku ihema nk'irya gatatu turutse kuryo nge ntuyeho. Aravuga ati rero baratozaga. Ati abasore bajya kukwitoza ati wabonaga bagenda. Atari kumve ko batozaga. So rero iyo umuntu abwira abantu ibintu bagatangira kuzana ibintu byo kuri manganya, ntago ubuyobozi dufite bwadutoje kubeshya. None se wabeshya ushaka kwita kwa FDLR ifite imbaraga ngo wungure cy'abanyarwanda. Ariko nanone sinjye yivuga, inzego zirayivuga zikagaragaza n'ibikorwa byayo igerageza gukora, ariko nanone ntaga inzego iyo zibavuga zivuga ngo nuko bazadushobora bazatunanira. Ahubwo nuko ziba zibwira abaturage ngo birinde izo grenades hato batazagenda bakikora ikivunge ari nk'ibabana 100 batakurikiye, cyangwa se wabonye umuntu uri suspect ugomba gutanga amakuru. So rero birambabaza iyo umuntu avuze ngo ni abana batayi wabo
noneho na mbere yo kutaha mu Rwanda kugera ku butaka bw'u Rwanda ugusanze aho ngaho ukamushwanyiza amazuru cyangwa ukamwica cyangwa se ukamubwira uti mpereza ibyo ufite urambura abanyarwanda urabandi urashwanyiza amazuru abandi urakura kuri moto ukica ngo nabatutsi uwo mugabo wari wagiye gukora ubufundi se buriya bishe yari yabagize ate so rimwe na rimwe ibyo ngibyo ari nabyo abantu bazajya bareberaho umuntu uvuga ngo FDLR yishakira ibiganiro yumve ko abo nabo gushakirwa ibiganiro ntabwo ariko bimeze so mu byukuri ahubwo yaratumye ayo makuru nta nubwo nakayakoze ikiganiro kuva nayakobo mu mama sinzi impamvu nayakoze ibiganiro kandi TWISANZURE TV tugize umugisha kuyanga sinzi ukuntu nibutse gutyo mitanjyayo kuko hacemo nk'icyumweru cyangwa bibiri hacemo icyumweru cya bibiri ayo makuru nyafashe nyanditse muri telefone yanjye so mu byukuri rero uwo mugabo no mu FDLR ahubwo ugerageza kubikwepa no kubihakana cyangwa se yagomba kuba ahakana ati nanditse byandika nabi ko yaravuze ngo kuki udutinya uhera kuki koko tuzi umutima so mu byukuri ibindi yaba ari kumpimbira none se ngiye message ninjye wanditse ngo udutinyira iki rero nazazasobanure udutinya twe bandi udutinyira bivuga ubwinshi bwa first donc ntuza ya mbere yo mu bwinshi uradutinya ubwo ntinya harimo we nabandi ni bande kandi ba muri Kongo ni bande we nabandi aha no kandi wavuze kandi navuze urasenya ngo ntago uri mu FDLR kandi waranditse ngo udutinyira iki urasenya ngo ntago uri mu FDLR cyangwa se iyo utari mu FDLR wari gusubira ahantu wanyandikiye ngo urebe nshingiye kuki none aje kubikinyuza aza kuvuga ngo twarahamagaranye nigeze mbivuga mu byukuri uhita ubona umubeshyi wari ikimugenza nanone yarangiza nkamubaza se wowe uheruka mu Rwanda ryarushaho usanga ari 94 uri iyo ngiyo mu mashyamba ukora yiki ashobora kubwira ko ari gushakira ubuzima azatwandika avuga ati rero rimwe mu mwaka mba ndi i Kigali at least icyo gihe tuzamenya ngo uyu muntu uza uretse ko n'umwe FDLR yaza ariko byibuza ntacyo yikanga ntacyo yikandagiraho abantu rero bajye bareka kusana bashaka kujisha abanyarwanda twifite ibibazo abanyarwanda tugomba gushyiramo imbaraga nko kubaka knowledge based export oriented market friendly overproduction kuko u Rwanda turi landlocked ntago tugomba kuvuga ngo tuzacuruza amabuye ntayo tugira tuzacuruza ubwonko tapendigo yagurishijwe miliyari 2 n'igice kandi na Novotel yagurishijwe miliyari 2 n'igice kandi ari technology yakozwe n'umwana ukiri muto turashaka rero kugira ngo 2050 batanazi icyerekezo nk'uwo ngo uri mu mashyamba urimo abeshya ngo sumwe FDLR kamubwira icyerekezo 2050 natwe tubwira icyanyu aho muri mu mashyamba ngo harya ngo murinze ngo impunzi mwaza ikiye cyerekezo uretse kuguma muri aya mashyamba ngo mutwika amakara none muri no gutwika mu biti bitari byanyu ubundi impunzi zigiraho zitwika zakurahe nuvuga ngo mwibye imirima y'abanyamurenge mw'imirima y'abanyagihugu mutangiye gutwika amakara mutangira gucukura amabuye mutangira gusoresha ibyo se urumva bihisura mbi umunyarwanda bihisura nziza u Rwanda n'abanyarwanda noneho 2050 vision iravuga ngo nukubaka u Rwanda rufite ubukungu kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga icyo gihe tuzaturi muri knowledge based export oriented economy rero ibyo ni ibintu nibyo bituraje ishinga nibyo tugomba gushyiraho umutima nabyo vuga ngo navuze FDLR nta munyarwanda navuga FDLR atitire kuko abari bizari gukora iyo knowledge based export oriented economy cyangwa se ari kwiyubaka kugira ngo azabe nyambere muri elema zizaba zikenewe muri icyo cyerekezo cya 2050